byiza mwese mukomeje gukurikirana Ndizino turu n'urubuga rubanyurizaho amasomo y'umuziki agiye atandukanye, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Turahanga kugira ngo twigishanye, ndahanga kugira ngo ngufashe wowe wifuza kumenya kuririmba, wifuza kumenya gucuranga ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Ariko cyane cyane twibanda kugufasha abifuza kuba bamenya kuririmba. Yes, uyu munsi rero nkuzaniye isomo utagomba kwirengagiza. Ni isomo ry'uburyo ushobora gutwara umwuka. Abaririmbyi benshi ikintu cyo gutwara umwuka ni ikintu kigoranye cyane, kandi mu gihe cyose utaramenya gutwara umwuka, kuririmba bizajya bikugora, kuririmba bizajya bikuvuna. So ifoko rero umenya uburyo ki ugomba gutwara umwuka, kuko numenya uburyo ugomba gutwara umwuka uzanaririmba neza, kuko byose bihera nyine mu buryo ushobora kuba wacunga umwuka wawe. Ari ibintu rero ugomba kumenya mbere yuko wiga gutwara umwuka, cyangwa se hari ibintu ugomba kugenderaho kugira ngo umenye gutwara umwuka. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere tugiye kurebera hamwe ni ugufata umwuka muri diaphragma. Umwuka tuwufatira muri diaphragma, ntago tuwufatira mu gatuza. Iyo mvuze diaphragma ni ukuvuga ngo kubize wenda muri secondaire murabizi, hari ibyo twize respiratory system, ni bijyanye no guhumeka, aba scientiste nabo barabizi. Ni ukuvuga ngo hari ibihaha, hari tube bronchial, hari zira tube nyine zisohoka mu mwuka. Ntago ndi umuscientiste. Hanyuma noneho hasi hari igice gisa nkaho kiri curved, hari igice gisa nkaho kiri curved, wenda murabibona hanga ku ifoto. Ni ukuvuga ngo iyo nuze iyo diaphragma ni icyo gice kiri curved, cyangwa se hano kunda dushobora kukireba ni hagana hano hasi. Yes, ni hagana hano hasi. Ni ukuvuga ngo iyo icyo gice kiri diaphragma, iyo ari cyo ukoresha mu nda hano biragaragara. Mu nda haba ha stretchinga, haba haguka kandi hakongera hakegerana. Ni ukuvuga ngo rero iyo kitari gukora mu nda hajyamo hirya, hanyuma none ugasanga inda yawe imeze nkaho igizite, imeze nkaho ikomeye. So abaririmbyi benshi rero ibyo bintu bakunda kubikora. Njya numva bavuga ngo ukomeze inda, kuririmba no gukomeza inda. Wapi? Ni ukuvuga ngo ntago ari ugukomeza inda, ahubwo ukoresha iyo diaphragma cyangwa icyo gice cyo hasi. Noneho mu gatuza ntaba ariho ukoresha, ntabwo ukoresha mu gatuza, ukoresha aho ngaho kuri diaphragma. Yes, ibyo ni ibintu ugomba kumenya. Noneho ikindi kintu tugiye kureba ni uburyo bwo gutanga umwuka kugira ngo ijwi ntiricike, cyangwa se uburyo bwo gutanga umwuka. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwo gutanga umwuka kugira ngo ijwi ntiricikagurike, ni uko uwutanga gake gake, ntabwo uwutanga ari mwinshi cyangwa ngo uwutanga ari wose. Yes, ndimo ndababwira theoretically, ariko turakora utwitozo kugira ngo ubashe kuba mwabimenya. Noneho tugiye gukora umwitozo wa breathing, naho duhera kugira ngo ijwi ryacu ribanze rigira imbaraga. Ni ukuvuga ngo aho kuri diaphragma tugiye gukora gute? Urafata aho hano kunda, ufate n'aha mu gatuza, noneho use nk'uwihagisha. Ihagishe ku buryo wumva inda yawe yabyimbye. Urareba njyewe ukuntu yabyimbye na hejuru harabyimbye. Ihagije nyine umere nk'umugore utwite. Ihagishe kabisa, wumve ko wagezeyo. Noneho nyuma yo kwihagisha tugiye gusohora umwuka. Yes, urarakushizeyo. Noneho ngiye kongera nihagishe, twongere twihagishe. Twagiye 1 2 3.
kubikora, twongere twihagishe neza cyane, ihagishe cyane kabisa. Yes, ndakeka bikunze cyane. Noneho undi mwitozo ngiye gusaba gukora, umwitozo uri addition ugomba kunkorera. Urawukora gute? Kuvuga ngo ugiye gukora gutya, we urajya uvuga we inda yegera imbere, sibyo? Noneho uhumeke uwinjize uwunyujije mu mazuru, we urareba hano ndimo ndakora ntabikoze, sibyo? We sibyo? Noneho ngiye kubikora, we ukore ku buryo noneho umaramo, we yes. Ndakeka rero iryo somo ribasha kuba ryakumvikana. Wifuza kujoininga VIP class, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description. Inomero za WhatsApp kujoininga VIP class ni 20 byonyine rwose. Ushobora nawe kuba wajoininga tukaba twakwigana. Mukomeze kugira ibihe